n'abasuhuje kandi Uwiteka akomeza agira ute abamera umugisha mwebwe mwakoze iki subscribe. Ndacari Pasiteri Kazungu, mukore subscribe nkomeze mbatemo Bibiliya yose tugomba kugira ute kuyicurika. Uyu munsi tugiye kureba Imana ishyiraho gukebwaho ikimenyetso isezerano cyayo. Gukebwaho ikimenyetso cy'isezerano ryayo, gukebwa. Nze turaje turebe ibyo ari byo. Imana yongera ibwira Aburahamu iti nawe izakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa. Urumva ko iryo ari itegeko Uwiteka yagize ute yashizeho. Ibwira Aburahamu ati buri mugabo wese uri muri mwe azagira ute azakebwa. Ni isezerano, ni itegeko ry'Uwiteka. Ukabishyira mu madini, niba uri umukatolike urakebwa, niba uri umu adeperi urakebwa, abayisilamu bo ni akarusho. Muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye, kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umuhungu wese muri mwe azaba amaze iminsi 8 avutse. Ukumva ko bagomba kubikurikirana afite iminsi 8. Turakomeje. Azakebwa bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba uvukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe, waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga. Uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro bakwiriye gukebwa. Uwavukiye mu rugo n'uwaguzwe bose bakwiriye kugira ute gukebwa. Ni itegeko ry'Uwiteka. Kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, ribe isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariyeho azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye. Umugabo utazakebwa azaba yishe itegeko ry'Uwiteka, azakurwa mu muryango, yirukanwe. Mwa bantu mutarakebwa mugire mbarangire cyangwa muze mbere kukuntu tubikora. Ibishyo bicyaye ubundi mbatemo mube bamwe mu b'Uwiteka. Mukore subscribe. Ndaje turebe Imana isezeranye yuko Sara azabyara umuhungu.